Ni amakuru atari meza yongeye kumvikana mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke hongeye kumvikana amakuru ateye agahinda, aho umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yasambanyije umwana w'imyaka 16 amushukishije amafaranga 5,000 amufatiranye n'ubukene iwabo bari barimo, kuko umwana yarasanzwe abana na nyina, akamufatirana akamusambanya bikaza kurangira amuteye inda. Uwo mwana yabanje kubigira ibanga, gusa uko iminsi igenda ihita akagenda ahindagurika, abaturage baturanye nabo babona ko uyu mwana atwite mbere y'uko na mama we abibona, nibo babibajije mama we. Umwana aba abibajijwe na nyina, arabibwemera amubwira ko yabamuteye inda, ariko yanga kuvuga uwamuteye inda uwo ari we. Yakomeje kubigira ibanga kugeza ubwo bwamenyekanaga mu buyobozi. Abayobozi nibo bamubajije uwamuteye inda, nabwo arabanza yanga kubivuga, ariko hashize akanya anabyemera avuga n'uwamuteye inda. Ubu ngubu ahita akurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Uyu wamuteye inda mu busanzwe yarasanzwe yubatse, afite umugore n'abana 2, bose yarasanzwe abana nabo. Ni amakuru rero yongeye kumvikana ngiye kugezaho y'incamugongo mu byongeye kumvikana mu karere ka Nyamasheke, ku makuru yongeye gutera benshi agahinda, kubona umugabo w'imyaka 35 asambanya umwana uri munsi y'imyaka 18 n'imyaka 16, bikaba byanamuviriyemo kuba yaratwaye inda. Ngo ikaze rero, icyo usabwa ni ukanda subscribe kuri n'umuyoboro kugira ngo ujye umenya urebe amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera kuri Zafu. Mu karere ka Nyamasheke rero hongeye kumvikana amakuru. Bakina mu Rwango Edouard w'imyaka 35 mu mudugudu wa Mutuntu, akagari ka Bisumo, umurenge wa Cyato, mu karere ka Nyamasheke, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kanjongo, akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 16 akaramutera inda amushukishije amafaranga y'u Rwanda 5,000. Umuturage wo mu mudugudu niwe wabitanzemo amakuru yatumye bimenyekana. Yabwiye igitangazamakuru cy'Imvaho cyo gukesha amakuru ko ukekwaho gutera inda uwo mwana asanzwe ari umugabo wubatse, umukobwa akaba ari uwo mu mudugudu wa Hangare wo mu kagari ka Bisumo. Yafatiwe umwana ku bukene bwa nyina, aramushuka amuha amafaranga 5,000 aramusambanya amutera inda. Uwo mwana abanza kubihisha, ariko uko tubona agenda ahindagurika bigaragara ko atwite inda iragaragara, kuko ubu ngubu bifite amezi 6. Twanga ko yazahisha akayikuramo cyangwa akabyara umwana akaba yamugira nabi, duhitamo gutanga amakuru kare. Igitangazamakuru Imvaho kibonekesha amakuru yanavuganye na nyina uwo mwana witwa Nyirabitonderwa Vestine, avuga ko umwana yaramuhishe ko atwite, bitangira guhwihwiswa. Amubajije abimwemerera, ariko yanga kumubwira uwamuteye inda. Ati sinigeze menya ko atwite, abaturanyi bambwiye ko babona umwana inda yigenda ibyimba, ashobora kuba atwite kandi inda irengeje amezi 5. Bamubajije abanza kubibihakana. Yakomeje agira ati nakomeje kumva bivugwa cyane, ndongera ndamubaza aranyemerera, ariko ko atwite inda igeze mu mezi 6, ariko amisha uwayimuteye. Ndamureka nanga gukomeza kumubaza cyane ngo adatekereza ko ndi kumushyira ku nkeke akaba yayikuramo cyangwa akaba yajya no kwiyahura. Ariko none ubwo numva ko yabibwiye ubuyobozi nawe wamusambanyije agafatwa, ndumva nanjye nduhutse mu mutima. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato Harindintwari Jean Paul avuga ko aya makuru yamenyekanye atanzwe n'abaturage. Ati n'abaturage baduhaye amakuru, tugiye muri uwo mudugudu gukorerayo inama, dusanzwe tugirayo kubera batubwira ko harimo umwana utwite n'uwamuteye inda bamukeka, bafite umugenge ko ashobora kuba yacika, ari umugabo wubatse, anafite abana, cyangwa akaba yanashuka umwana akayikuramo bikaba byamuhitanira ubuzima. Uyu mugabo wateye uyu mwana inda ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi kitajya kihanirwa. Niyo mpamvu Harindintwari Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa, yasabye ababyeyi kudaceceka amakuru nk'aya cyangwa ngo ashukishwe utuntu n'utundi ngo byungirwe mu miryango, kuko gusa yibukije ko gusambanya umwana ari icyaha gihanwa n'amategeko mu buryo bwihanukiriye. Asaba abagabo bubatse ndetse kimwe n'abasore kugendera kure y'iyi ngeso mbi.
iki cyaha nikimuhamwa n'abihamywa n'urukiko azahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarengeje n'imyaka 25 nk'uko bigaragara mu ngingo 133 y'itegeko nimero 38 akagenezo 2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.